Mbona benshi bampa courage, abandi baratangara akavuga ati ntago twari tuzi yuko umuntu w'igitsina gore yakora ibintu nk'ibi. Bamwe bati kora turebe, abandi bati nanjye ndambara inkweto yakozwe n'umuntu w'igitsina gore. Abenshi baratangara, keretse umuntu umwe w'umudamu niwe wigeze kunsetsa, yaraje asanga ndimo ndasiga kore, arambwira hari abandi bana b'abasore twari turi gukorana. Ati reka ntugasige kore, ahubwo wowe iyo kore yihereza abo bahungu bayisige, naho izo ntoki zawe nizijyamo kore biraba ikibazo. Ndabwira ati rero nago nayiha abahungu ngo bayisige, kuko gusiga kore biranshimisha bikampa umugati wo kurya. Izi ntoki zanjye mukanya nimara kuba mvuye mu kazi ndazikaraba neza nzisige, ntago kora ari umwanda. Nawe ndamuganiriza neza, ariko yavuye aho ngaho abona yuko kore nta kintu itwaye. Wakora kore, wakora ibitaka uri kubaka, wagira ute, nta kintu bitwaye, urakaraba gake. Abantu benshi batekereza ko igishoro ari amafaranga aya cash ufata mu ntoki, ariko burya igishoro cya mbere kibaho ni mu mutwe, kuko n'uwaguha ayo mafaranga udafite mu mutwe ntabwo igishoro, ndumva ayo mafaranga yapfa ubusa. Bwa mbere banza mu mutwe utekereze ngo ngiye gukora iki, kibanze kijye mu mutwe wawe, kuko ntago uzabona amafaranga avuye mu ijuru ngo amanuke aze akwikubite mu ntoki ngo ubonye igishoro. Numara gutekereza cya gishoro cyo mu mutwe wamaze kugishyikira, uzatekereza naho ukura amafaranga yo kugira ute, yo gukora cya kintu. Niho navugaga rero ngo nuba uryamye uzareba hirya usange hari ahantu bari kubaka, ujye kuba umuyedi winjize bya bibiri wisevinge kugira ngo ugere hehe kuri cya kintu uteganya gukora. Igishoro cya mbere banza ugishyire mu mutwe, nurangiza ushaka akazi gaciriritse akuri bubona, wakuraho 500 wakuraho hangahe, ariko ureke kwirirwa wicaye mu rugo, uyasevinge gake gakeya, bya bindi ushaka kugeraho uzabigera. Ariko nuryama ngo jewe ngo nta gishoro mfite ngo ntaki, uzarinda usaza igishoro utakibonye kandi wari ugifite mu bwonko warakiryamishije. Ufite amaboko, ufite ubwonko, tekereza ikintu cyose, nta kazi gasuzuguritse kabaho. Icyo ni ngo wenda bakongera kugumya kudushishikariza n'ubundi no gushishikariza abanyarwanda cyane kwambara ibintu by'iwabo. Ubundi bajya badushakira amahugurwa runaka, nimba hari uruganda runaka wenda rukora inkweto gutyo cyangwa rukora imyenda rwisumbuyeho, bakaba badushakirayo amahugurwa, ukaba wagenda ukareba ukagaruka ukanoza bya bindi byawe birenze uko wabinozaga. Ndumva ari icyo nabasaba. Kaze mwe mwese mukomeje gukurikira Imfura 250 nk'uko bisanzwe bitangiye tubaha ikaze, tubifuriza amahoro y'Imana. Mumaze kubimenyera twababwiye ko tuzadutembera hirya no hino mu gihugu. Uyu munsi tugeze mu Nyakabanda, tuhasanze umumama udasanzwe ku bintu tumaze igihe tumenyereye byo gukora inkweto ku bagabo, ariko umumama tusanze hano yaravuze ngo nanjye nabishobora. Nuko rero mukomeje gukurikira Imfura 250, turabararikira gukomeza kugubwa neza, dutangira tumuha ikaze. Ni karibu ku Imfura 250. Murakoze cyane. Ngatangira mutwibwire se amazina yanyu, mwitwa bande? Nitwa Mukanyandwi Jenice, niyo mazina abantu bose banziho. Jenice, uri mu bigaragara ufite, nimba nabyita taye ntoya cyangwa se ukuntu ugaragaramo, urubatse uracyari umukobwa? Ndubatse, mfite abana 2, umuhungu n'umukobwa. Uzahita ukomeza se cyangwa uracyakeneye wa gatatu? Iryo nibanga bizaterwa. Biterwa, urabanza ugapuraninga ukareba ubushobozi uko bufite, nuko kugira ngo uzaha abana uburere bwiza n'ibijyanye n'ubuzima bwiza, nibyo biguha kubyara. Hanze mu Nyakabanda mu isoko eto, turagira ngo tugira amatsiko, turavuga se uyu mumama ko twamaze kubona ko ari umumama w'abana 2, uyu mumama niwe ibi bintu niwe bikora, izi nkweto aracuruza gusa
wadusobanurira iri duka bimeze biti byaryo? iri duka ntago turacuruza, ntago turangura. Izi ni made in Rwanda, nizo dukora. Turayitangira kuva hasi kugera hejuru, tugasohora product yuzuye, hanyuma tukazigurisha. Watangiye gute gukora inkweto muri no kuvuga ngo ntangira gukora inkweto, nabanje gukora ibintu by'amashakoshi. Yari amashakoshi yakoze mu masaro. Nyuma yo kuyakora byaje kumpa igishoro cyo kwiga gukora za nkweto. Njya kwiga gukora inkweto, hanyuma nkora inkweto nyine nkuko mubireba. Amasaro wakoragamo izo shakoshi aguhereje igishoro watangiriyeho cyari nkangahe? Nimba ni ukuvuga ngo naguze imashini z'ibihumbi 250 n'utundi dukoresho dukeya. Ubwo ikijyanye n'ibikoresho cyantwaye 300. Noneho ndangije mpita nshakisha n'andi mafaranga 100 ndangura impu. Noneho ntangira gukora inkweto, ntangira kuzishyira ku isoko. Ubwo muri make urumva amafaranga 400 niyo nagiye gukoresha za nkweto. Ariko ntangira gukora amashakoshi natangiriye ku bihumbi 20 nibyo nagiye kuranguza amasaro n'ibindi bikoresho byakenerwaga kugira ngo nkore ishakoshi. Ndangiza nkora ishakoshi. Za shakoshi ndazicuruza. Nyuma yo kuzicuruza zampereje igishoro cyo kwinjira mu nkweto. Ngize amatsiko yo kumenya ikintu wize mu mashuri asanzwe. Ese gukora inkweto utubwiye ko nabyo wabyize, hari ishuri ryigisha gukora inkweto mu Rwanda? Amashuri asanzwe nize segonderi yonyine, nize ibyo bitaga gestion informatique, nibyo nize. Nyuma yo kurangiza nabaye umushomeri w'igihe gito, hanyuma ariko ngira amahirwe yo guhura n'abo bantu bakoraga amashakoshi, kubera ko mu busanzwe mu buzima bwanjye nkunda ibintu byo gukora n'intoki. Ndabegera mbasaba kunyigisha, baranyigisha, ntangira gukora bya bindi. Hanyuma ya mashakoshi nagiye gusaba ahantu ho kuyacururiza. Namaze kuyakorera mu rugo aba menshi, ndamanuka hepfo yo mu rugo hari abantu bakoraga inkweto. Njya kubasaba aho gucururiza, bampaye urubaraza nkayamanika nkuko nayamanika no hejuru ku muryango, nkajya nyamanika nkayacuruza. Naho rero aho nacururije ni nabo banyigishije gukora inkweto. Nakubwiye ko nakundaga ibintu byo gukoresha intoki. Urumva nari ngize amahirwe yo kubona undi mwuga, ntago nari kuwusiga ku nzira kirazira. Bishatse kuvuga ko wabaye nk'uta gestion informatique kubera ko wabaye umushomeri no gukunda gukora ibintu by'amaboko bituma uta gestion informatique kujya mu gukora inkweto n'amashakoshi? Yego, numvaga cyane binshishigaje kuba nakora ikintu kigasohoka ari nge wagikoze. Numvaga ari ibintu nkunze cyane. Ibyo rero kuba na gestion narayize, narangiza simpite mbona akazi, ariko nagiriyemo n'amahirwe yo kunguka undi mwuga. Byaramfashije cyane rero gukora uwo mwuga kubera yuko nahise mbikunda cyane. Ngarutse gatoya mu gihe cya kera mu bwana, hari igihe buri muntu yavugaga ngo ninkura nzabiki. Wowe nko mu bwana inzozi wari ufite zari zihe? Mu bwana numvaga nzaba umuganga cyangwa umunyamakuru. Ibyo bintu ko ari bibiri. Ikindi nkumva nakora mu ruganda, ariko ari gukora ikintu nyine nkagisohora nkuko nkisohora ubu ngubu. Urumva byari ibintu bitatu. Noneho ngeze muri segonderi nsanga icy'ubuganga kubwiga biragoranye muri segonderi. Ubwo icyo kiba kivuyeho. Ubunyamakuru nabwo sinagize amahirwe yo guhita mbona uko mbyiga. Nabonye iyo section nyine, mbona niyo iri hafi yanjye, ndayiga. Urumva rero kuba nararangije nkabaho umushomeri ariko nkahita mbona ahantu nzakora bya bintu by'intoki,
byahise binyinjiza muri za ndoto nari mfite zo kuzakora mu ruganda ahantu nkakora ikintu. Urumva ntago nagiye kure cyane y'indoto. Ntago nagiye cyane kure y'indoto, numvaga n'ubundi byanga bikunda nshobora kuzakora mu ruganda, akaba ari ngiye gukora produit, none produit uri gukora ni uruganda rwawe wavanyemo inkweto. Hanyuma bise bimbwira muri izi produit zawe ukora n'amaboko yawe, nubuhe bwoko bw'inkweto, nubuhe mwihariko wowe nk'uruganda rwawe rw'inkweto mukora, nizihe nkweto mwibandaho cyane? Ni ukuvuga ngo twibanda ku nkweto z'abagabo zifunze, zo bashobora kwambara bagiye mu bukwe, izo bita amagodasi, hari n'izindi ariko duteganya gukora nazo. Hanyuma tukibanda ku masandari y'abagabo, tukibanda cyane ku masandari y'abagore, n'iz'abana turazikora. Mu by'ukuri ingeri zose turazikorera. Ni iki gitangaje cyangwa se umwihariko wawe yaba mu buzima busanzwe yaba n'akazi ka buri munsi? Ni uwo mwihariko wumva wowe ufite abantu bose batazi? Umwihariko wanjye buriya ndakora cyane cyane ku buryo n'ikintu niyemeje kugira ngo nduhuke ntakigezeho biragoye. Nimba niyemeje gukora ikintu ndagikora mpaka nkigezeho, ntago njya ncika intege. Icyo kirazira kuri njyewe. Umwihariko we ni ukudacika intege, kandi koko namwe muri gukurikira iki kiganiro gucika intege ntabwo ari byo, kuko you fail and fail ukazageraho nyuma ugatsinda. Kuba rero watsindwa cyangwa se wananirwa ntabwo bivuze kwita uva mu nzira ugazibukira, ariko we noneho nta n'ugatsindwa. We aravuga ngo njyewe nshyirwa ari uko nsinze ikintu cyose, sinanaryama narakigeraho. Bitangaje kubona umumama uri gukora imirimo. Hari abantu bavuga ngo gukora inkweto, abakorodoniye dusanzwe tubazi mu bagabo cyane. Byaje gute nk'umumama kwisanga ari gukora inkweto? Benshi bavuga ngo ni abakorodoniye. Kuri njyewe rero burya nta murimo ubaho utangaje kuri iki. Nta n'ubaho uvuga ngo uyu nguyu ni uw'abagabo njye sinawushobora. Umurimo wose mbona nshobora gukora n'amaboko yanjye wose numva nawukora. Kuba nabakorodoniye nkabona amafaranga nta kintu bintwaye. Kuba nadoda urukweto nkarusohora nkabona ni rwiza, ibyo bintu biranshimisha cyane cyane. Mboneraho no kubwira abantu bajya babona abantu runaka bakora akazi gaciriritse bakabasuzugura, ntabwo ari byiza, kuko nawe kakandi uragakora kakaguhereza ikindi kintu kinini. Nusanga umuntu ari umukorodoniye hariya, mwubahire ko ari we nyine akukorera icyo kintu nawe utabashije kwikorera, hanyuma deni ukacyambara ariko yagikoze n'intoki ze. Ubaha umurimo w'umuntu uwo ari we wese. Kuba korodoniye rero kuri jyewe nta kintu bintwaye, kandi gukora umurimo w'abagabo numva nta kibazo kirimo, ahubwo ni n'indi ntambwe. Natinyura n'abantu b'abadamu cyangwa b'abakobwa gutitinya, agakora akazi kose akumva ko agashoboye, cyane cyane ibintu by'umwuga. Ibintu by'umwuga buriya ni ibintu byiza cyane. Muri sosiyete nyarwanda tuzi yuko ibintu by'umwuga, ubukanishi, ubwo budozi bw'inkweto n'ibindi, ubwubatsi n'ibindi, tuzi yuko ari iby'abagabo. Ariko twese dushyize hamwe tugakora twabishobora kandi tukagera ku bintu byinshi. Nta murimo rero mbona w'abagabo, nta murimo mbona w'abagore, twese dushobora gukora kandi tugatera imbere. Nimba uri umusore, nimba uri urubyiruko urangije segonderi, aho kugira ngo ugende uryame mu buriri utegereje kubwira mama ngo ngurira akamambiri, ngurira iki n'iki, kandi ufite amaboko, iruhande rwawe hashobora kuba hari ahantu bari kubaka, sibyo? Abantu bari kubaka, mu gihe uryamye mu buriri wowe ntago bazamenya yuko uryamye. Ushobora gusohoka nimba utazi no kubaka, waterura itafari, ubaye n'umuyedi nta kintu byagutwara. Ibyo bibiri ukabicyura, nyuma y'icyumweru uba ufite ibihumbi 10. Ntago wakongera gusaba amavuta, ntago wakongera gusaba akamambiri, kandi ushobora kugera kuri ya hahandi bubakira ukaba wahahurira n'abandi bantu. Noneho uko uhahuriye na ba bantu bakaba bagukunda,
ukabona n'akazi karenze bwa buyede, ukaba umufundi ukisumburaho ukaba ikindi kintu ndetse ukaba na kapita aho ngaho, ariko uryamye nta muntu wagusanga mu buriri nibwo ukita ko gaciriritse ariko kazaguhereza ikindi kintu kinini. Ubwo ndumva ari inama nagira urubyiruko cyane cyane kuko iyo ngeso yo kuryama barayigira. Aravuze ngo nta murimo w'igitsina ubaho uko umeze kose wagakora, kuryama ntacyo byakugezaho, nta nyungu, aho kugira ngo ukomeze usabirize usabe mu rugo abantu bakwinube uce ku muntu ati kiriya cyaheze mu rugo, ibyo bintu bijya bibaho turabizi. Tinyuka ukore akazi kose kabi kazaguha keza. Bise bingarura abantu bakubona uri kubikora, uri gukora inkweto, n'abantu bakubonye icyo gihe bagufata gute? Abantu bambona benshi bampa kuraje, abandi baratangara akavuga ati ntabwo twari tuzi yuko umuntu w'igitsina gore yakora ibintu nk'ibi. Bamwe bati kora turebe, abandi bati nanjye ndambara inkweto yakozwe n'umuntu w'igitsina gore. Abenshi baratangara, keretse umuntu umwe w'umudamu niwe wigeze kunsetsa, yaraje asanga ndimo ndasiga kore, arambwira hari abandi bana b'abasore twari turi gukorana, ati reka ntugasige kore, ahubwo wowe iyo kore yihereza abo bahungu bayisige, naho izo ntoki zawe nizijyamo kore biraba ikibazo. Ndabwira ati rero ntago nayiha abahungu ngo bayisige kuko gusiga kore biranshimisha, bikampa umugati wo kurya. Izi ntoki zanjye mu kanya nimara kuba mvuye mu kazi ndazikaraba neza nzisige, ntago kora ari umwanda. Nawe ndamuganiriza neza, ariko yavuye aho ngaho abona yuko kore nta kintu itwaye. Wakora kore, wakora ibitaka uri kubaka, wagira ute, nta kintu bitwaye, urakaraba ugake. Hari abantu bajya bavuga ngo intoki nziza zisa neza ngo ni kofi, ngo ni icyo wicariyeho. Uvuze gutyo ngo mu mama akubwira abantu ati abantu bagomba guhereza abahungu basige, hari undi musanzu utanga, akazi se cyangwa ubufasha mu kwigisha abandi, hari undi musanzu wawe? Yego, akazi ndagatanga kuko ubu ngubu dukorana n'abakozi 4, ariko ubu kubera turi muri Covid hari ukuntu basimburana. Akazi rero ko ndagatanga, n'amahugurwa ndayatanga ku muntu wese ubyifuza ubikunda, amahugurwa araza nkayamuha. N'abandi tujya duhura, tujya tugira ibintu duhuriramo n'abadamu, mbashishikariza kwiga umwuga. Ubikunze ndamwigisha nta kibazo, gutanga umusanzu ku gihugu cyanjye, gutanga umusanzu kuri bagenzi banjye tugakora nta kibazo. Ibintu nishimira cyane. Ukiri aho ngaho mise mvuga ngo uhise ugira amatsiko, uhise wumva nawe yaza gukora, yakubona gute, wamwigisha gute? Ni ukuvuga ngo yampamagara kuri telefone yanjye ni 078 7 28 3 14. Arampamagara aho yaba ari hose akambwira ati nshaka kwiga, ese twabonana gute, ese nshaka kungira inama, twabonana gute. Ari ushaka ko tumugira inama ku mishinga ashaka gukora runaka, ari ushaka kuza kwiga, abo bose bampamagara bakaza tukabonana tukaganira. Nyabona namwe bakobwa bashiki bacu bari mu rugo, namwe abamama cyane cyane, reka bari batuvugira ubu ngubu cyangwa se bari batubwira ubu ngubu, mwakwihangana mugatinyuka mukareka gucika intege, mukaza mukegera mushiki wacu nawe nk'uko yatangiye, yatuganirije ukuntu yatangiye, abantu bamuhiseta, abantu baramwigisha. Nyabona hari umusanzu wanyu nawe abemerewe ko mushaka kumuvugisha kuri izo nomero atanze, arangiza akabahugura akabigisha ku bantu babaye impressed, bumvishe banyurwa n'ibyo ngibyo. Nagira ngo ngaruke gatoya, turi mu bihe bya
coronavirus 2019 cyangwa se coronavirus 19 haba hari imikorere yahindutse kubera coronavirus, ese uburyo bw'iminjirize bihagaze gute? Hari ingaruka byateye kuri kompani yawe? ni ukuvuga ngo coronavirus yaraje ihindura ibintu byose, mu by'ukuri ibintu byinshi yarabihinduye cyane. Ku bijyanye n'abakiriya baragabanutse kubera yuko urabona turi mu bihe byo kwisana, abantu inshuro nyinshi ubu bari gushaka ibyo kurya ku bundi buryo ukuntu, urumva ni ikibazo. Ariko nubwo bagabanutse baraza bake bake, urabona ko tutafunze, twarafunguye, abakiriya baraza bake bake ariko si nka mbere, ariko twizera ko bizasubira mu buryo. Ariko nubwo byagenze gutyo twabonye umwanya munini wo gutekereza. Twaratekereje muri coronavirus, dutekereza ikintu twahindura mu mushinga yacu, dutekereza dushya twashyiramo, kuko hari n'ama product mashyashya twagiye dukora mu gihe cya corona. Urabona nk'aka nambaye twagatekereje mu gihe cya corona. Urumva nubwo twahombye ariko ntago twahombye cyane, hari n'ibyo twungutse. Ati corona yahungabanyije ibintu byinshi, ubu turi mu kwiyubaka. Corona yatumye dutekereza cyane, hari innovation, atweretse ibintu yigiye mu rugo ibyatumye atekereza cyane. Imyinjirize ihagaze gute yawe mu buzima bwari busanzwe mbere ya corona? Byari bihagaze gute? Ukuvuga ngo mbere ya corona byanze bikunze twabonaga abakiriya, hari abaturukaga mu ntara bakaza bakaturangurira aho bafungiye. Rero urabona ntago ingendo zo mu ntara ni nkeya, ubu turi gukorana n'abantu bo mu mujyi, ariko turi gushakisha n'abandi. Imyinjirize ndumva yarahungabanyeho ariko ntago ari cyane, dufite icyizere cyo gukomeza kwiyubaka. Ufite ubushobozi bwo gukora inkweto zingahe mu cyumweru cyangwa mu kwezi? Ubwo se nko ku rugero biterwa n'abakiriya babonetse, ariko nko ku z'abagabo mu cyumweru dushobora gusohora nk'inkweto 40. Noneho ku masandari ho mu cyumweru ushobora gusohora n'inkweto 200, kuko sandari ziroroha kuzikora. Urumva ku munsi ushobora gukora nka sandari nka 20, birashoboka kuzikora cyangwa zirenzeho. Noneho ku munsi kuz'abagabo umutekinisiye umwe ashobora gukora inkweto 2 zikarara zuzuye. Nimba turi 5 ushobora gukora inkweto 10. Ati abatekinisiye babaye benshi, dushobora gukora inkweto 20, 10 kuzamura. Nk'ubu umuntu ahise aza akakubwira ngo ndashaka ko uva muri ibi bintu byawe, ngwino njye kuguha akazi. Birashoboka ko umuntu yagukura muri ibi bintu byawe by'amaboko, izi nkweto za gushaka kandi kazi, cyangwa umuntu akaguha kandi kazi? Rero ntago byashoboka, biragoye. Ntabwo nzi ikintu yaba azanye cyankuramo aho ngaho. Urumva kaka kazi ngakora nkishimiye, icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, ntago ari ikintu ndi gukora ngo ejo nkivemo. Oya, ni ikintu ndi gukora ariko nubaka kikazaba ikintu kinini. Hagati aho mfite abandi bantu ntunze bampa amaboko yabo, nanjye nkagira ibyo mbahereza kugira ngo babeho. Urumva naza kuntwara arantwara mu buhe buryo? Sarampa iki kirenze ibyo ndi gukora? Umwuga nkora ndawukunze, ndashaka kuwubaka ukagera kure, ndashaka kongera nje nkatanga akazi aho kugira ngo bakampe. Ubwo rero ntago byakunda, ntago byavamo. Ati sinzi kuko untwaye, hari abandi dukorana, hari abandi nanjye nafashaga kuba nahemba, bikaba byagira nabo uko bahungabanaho. Urumva yaba bambuye akazi, ariko si wabifatanya byose se ukakora komeza business yawe ukajya no mu yindi? Oya, ntago ngiye numva nshaka gukorera abandi, ndashaka kwikorera.
cyane kubifatanya ntago mbyemera kuko nakubwiye ko nshaka kubaka ikintu kinini. Nimba ureba ari hatoye ubu ngubu, ariko ubutaha ushobora kuzaza ugasanga rwabaye uruganda runini nka Adidas nk'abandi. Iyo uje ahaguritse mu kintu urimo nta kintu ugeraho, n'intego zawe zirapfa. Ariko jyewe mfite intego yo kubaka ikintu kinini, uruganda runini, abanyarwanda bose bakambara ibintu by'iwabo bimeze neza bikeye, tugaha n'abandi. Ubwo rero nimba ninjiyemo nkasohoka, n'undi yakwinjira mu byo yinjiyemo agasohoka. Inshuro nyinshi niho abanyafurika dupfira. Ujya muri iki warangiza ukareba no hirya iriya ngo buriya ngo hariya ngo wahajya ngo wabivanga ngo wabigira gute, ugasanga bya bindi watangiye bigize gute birafeirinze. Ariko njye nabwira umuntu wese ukora ikintu runaka, sibyo, yigira umutima uvuga ngo nimba hari n'imbogamizi uhuye nazo zihanganire, kuko mu kazi habayemo inyungu n'imbogamizi, ariko ukomeze cya kintu kugira ngo ukigeze ku rundi rwego, kugira ngo ukore ikintu kinini. Natwe two kujya tuvuga ngo twambaye ngo ibintu ngo bivuye hanze gusa, kandi natwe dufite amaboko yo gukora, ahubwo nabo bajye bambara ibivuye iwacu. Ati ibintu byo guhuzagurika uvuye aho ugiye aha, iyo udahamye ibintu byawe ntacyo bigeraho. Bihita bivuga ngo haba harimo kwitinya. Kwitinya ufata ute kwitinya mu bantu b'iki gihe? Kwitinya buriya mbifata nk'ikintu cy'ubugwari, ubugwari bwa bundi bukomeye cyane. Iyo wamaze kwitinya uba wamaze gutsindwa mu kintu cyose urimo. Gitinyuke ugikore, n'igipfa wongere ugikore mpaka igihe ikintu cyawe kizanogera. Ariko ntukitinye. Nimba hari aho usobanuza, sanga umuntu umusobanuze, wimutinya. Nakubwira nabi akanga kugusobanurira, shaka undi nagusobanurire. Ntucike intege, ntiwitinye, nibwo ibintu byawe bizagenda neza. Nibwo uzakora ibintu byawe kubera ko utitinye, ukabasha kunoza ibyo ukora, ukabasha gusobanuza, ugasanga ugeze kuri rwa rwego rwiza washakaga. Ariko niwitinya uzatsindwa mbere. Kwitinya rero ni ubugwari, kandi abantu b'ibigwari muri sosiyete nyarwanda ubundi ntago bakunze kuhaba. Nimba banahara ariko ntago ari wo muco wacu. Ati ubugwari birajyana, n'imyumvire irajyana nyine. Iyo myumvire yo yahinduka gute? Umuntu ni gute yakumva ko atinyutse imyumvire nayo yahitiza? Imyumvire yo wayivuga wiki muri rusange? Ni ukuvuga ngo abantu baduteze amatwi barimo batwumva, ndagira ngo mbabwire ngo ubwa mbere, nimba muri wowe uri kutwumva, uri kumva witinye, ukaba uri kumva muri wowe hari ikintu runaka ufiteho ubwoba, banza mu mutwe wawe ukuremo ubwo bwoba, ukuremo ikintu cyo kwitinya. Ibintu byose bitangirira mu mutwe. Mu mutwe wawe nimumara kumva uvuze ngo nushaka ubyuke, nimba wari uryamye cyangwa nimba wicaye, uhaguruka uvuga uti, ukore imyitozo, uvuga uti jyewe aka kanya nditinyutse, rushaka kubyivugisha, kugeza ubwo wumva mu mutwe wawe byagiyemo kwitinyuka. Niwumva byagiyemo, noneho utangira ukore cya kintu wumva gutinya, ukigerageze. N'igipfa, nimba ari telefone wari ugiye gukora, yihambure, uyishyire hari udu-PS, uze kongera uduterateranye, urebe yuko yongera gusubira nk'uko yari imeze. Njye ndumva ari icyo navuga, kubanza ukabishyira mu mutwe bwa mbere. Ati banza wiyumvishe ikintu ko gishoboka, ubundi ukore practice, ukirebe, ufungure, urebe ko ibintu wafunguye wakongera kubifunga. Hanze hano hari ibintu byitwa Made in Rwanda. Leta iri kudushishikariza Made in Rwanda, ahantu hose ni Made in Rwanda, Made in Rwanda. Ku muntu utarumva neza Made in Rwanda, cyangwa se umuntu utinya kwambara ibintu bikorerwa mu Rwanda ngo birahenze, wamubwira iki? Ese koko ibyo bicuruzwa mukora birahenze ku isoko, cyangwa ni imyumvire twahoze tugarukaho mu mwanya ushize? Ibicuruzwa dukora ntago bihenze na gato, ahubwo ni imyumvire abantu bafite. Nkaba nabashishikariza rero yuko iyo myumvire babanza bakayikuramo, kuko nk'urugero ni nk'inkweto hano tugurisha 25,000,
nagenda akajya kugura iy'Abashinwa cyangwa iy'Abataliyane bazayimuhera 80,000, sibyo? Cyangwa bamuhe simirikwire y'45,000 kandi twe dufite iy'uruhu imeze neza y'25,000. Urumva ku kijyanye n'igiciro ni imyumvire, ibintu dukora ntago bihenze kandi ibintu dukora biraramba, bimeze neza, birakomeye. Ikindi kandi kugura ibintu by'iwabo ni umusanzu baha igihugu, ntago bari gusohora ayo mafaranga bayajyana ahandi, ni umusanzu baha twebwe tubikora, kuko nimba aje akangurira bakaza ari 10 bakaza ari 5 baramfasha no kugera kuri za ntego zanjye. Ariko nibagenda urumva ni ikibazo, kandi bakwambaye ibintu by'iwabo bikanababera, biba binababereye kandi bagasa neza cyane. Nawe yagera ahandi no mu kindi gihugu aho kugira ngo avuge ngo nambaye ngo made ni ruhaha n'aha, akavuga ati dore nambaye ikintu cy'iwacu, kuko hari n'abanyamahanga bajya batugurira kandi ugasanga babikunze cyane. Numva nimba umuntu wo hanze aza agakunda ikintu ukora, akagenda akumva afite ishema ryo kuvuga ngo iki kintu nakiguze mu Rwanda, gikorerwa mu Rwanda, kuki wowe utakwambara ikintu cy'iwanyu nawe wagera ahandi ukabwira uti iki kintu gikorwa n'umunyarwanda? Tumva iyo myumvire bayigabanya kubera yuko ntago ariyo. Nyabuna tuzajya twambara bikomeye, ariko n'Abanyarwanda bazi gukora ibikomeye. Ibikoresho byawe cyangwa se product zawe uziha garanti zimeze gute? Utanga garanti kuko hari igihe tujya ku masoko hanze ukavuga ngo iki kintu na garanti ni imyaka 5 nanga, wowe garanti uha umuntu ku buryo ushimangira uvuga wemeza ko ibikorwa byo mu Rwanda n'ibikorwa byawe bifite karite binakomeye. Ni garanti urayitanga? Yego, garanti ndayitanga. Ni ukuvuga ngo ku nkweto z'abagabo dutanga garanti y'amezi 8. Igize ikibazo mbere yaho urayizana tukayigukorera nta kibazo. Ku nkweto z'abagore z'amasandari dutanga garanti y'amezi 3. Urumva kuba ntanga ayo mezi ariko nago bivuze yuko iba yashaje. Oya, igize ikibazo muri icyo gihe urayitugarurira, twebwe tukayigukorera neza ku buntu, ariko ntago bijya bikunda kubaho. Mu kazi ka buri munsi bari ahantu hose, mu nzira zose ducamo, ahantu hose tunyura, mu kazi kose ka buri munsi duhura nazo tuba turimo, hari imbogamizi mu bintu byose mugeze kubigarukaho. Ingorane, imbogamizi wahuye nazo utangira ibi bintu urimo n'ubu ngubu izikikuriho, cyangwa se icyo zihura nazo, ni izihe mbogamizi mufite nk'abacuruzi bakora ibi bicuruzwa byo mu Rwanda, abacuruzi abacuruzi muri rusange, abantu bakora produits zo mu Rwanda? Ni izihe mbogamizi n'izihe ngorane muhura nazo mukunzi? Imbogamizi duhuye nazo zitugora zikatugora ni izo ngizo z'uko abantu b'iwacu batarumva neza ibintu byabo. Ni ukuvuga ngo ntago barashyira mu mutwe yuko umuntu wambaye made in Rwanda aba yambaye neza, kandi ndababwiza ukuri aba yambaye neza pe ku buryo bushoboka. Iyo rero ngiye mpuye n'umuntu w'umunyarwanda agatangira kumbwira ngo ariko ngo made in Rwanda ngiki, nago birambangamira, birambabaza cyane. Afazari ntago twangu tugira inama utabyumva gutyo. Iyo uje ukambwira utaha ahantu hawe wahakoye inkweto wayikosora gutya ukabikongera hakanaka, uwo ndamukunda cyane kuko na avantage ari mama nabo ni nasaba cyane. Ariko umuntu uza akavuga, haruza kugira ngo agahita avuga ariko gogo made in Rwanda ngo nayo ngo yaratuyobeye, uwo muntu aratubabaza ku buryo bukomeye. Ntakubwiye ati ifite inenge, ntakubwiye ati bimeze gutya, gusa kuko yishizemo ngo made in Rwanda agahita avuga ngo ariko ngo made in Rwanda ngo nayo ye ngo yaranyobeye, kandi ntakweretse icyatumye muyobera. Ibyo bintu nibyo biduhura nabyo cyane bitugora. Dore biracyagaruka ku kintu kijyanye n'imyumvire n'iki, kuko koze ukamubona ukamubwira umuca intege gutyo, kandi natwe n'ibyo dukoresha biva hanze, noneho byo
nta nubwo tuba tuzi aho byavuye, ntituba tuzi n'uwabikoze. yahoze abivuga neza ati amadevize ntagasohoka, birakomeza bikubaka u Rwanda, bikubaka igihugu mu iterambere, hanyuma u Rwanda rugakomeza gutera imbere nk'uko tubibona. Ariko hari ingamba nk'uruganda rwawe ufite cyangwa intumbero, ariko mbere yaho gatoya ndagira ngo twibutse neza mukoresha mukoresha izihe item, iri uruhe ruhu, ese nibihe bikoresho mukoresha, hanyuma tunatubwira ingamba ufite n'intumbero zawe nko mu myaka 5 iri imbere. Ngaho wavuze ngo ngende umumama witinyutse njya mu bikorwa byo gukoresha amaboko, ibintu bimenyereweho n'abagabo. Ndavuga ngo ibi bintu wowe ubibona gute, ubona gute ibi bintu ibikorwa byawe mu myaka 5 iri imbere? Mu myaka 5 iri imbere ibikorwa byanjye nifuza ko nzaba mbasha gukora inkweto z'ubwoko bwose. Ubwoko bwose ubwo ni ukuvuga iki? Ubu hano uri kuhareba izijyanye n'amacongo n'ibindi bintu. Nifuza ko nzaba mbasha gukora n'amasupresi n'izindi, ariko cyane cyane nkumva nshaka kubaka ikintu gikomeye cyane. Nimba ubu mfite abakozi 5, nkumva ko mu myaka 5 iri imbere nzaba mfite nk'abakozi 20 cyangwa barengaho. Numva intumbero yanjye ari yo gukora uruganda runini nk'izo dusanzwe tuzi, kandi nizera ko nzabigeraho byanze bikunze. Imbundi dukoresha impu dukoresha n'impu nziza cyane, dukunda gukoresha iz'inka ziba zitunganye. Uciye mu ijambo uraza kutwereka uri no kudukoreraho gatoya mu kandi kanya kari buze utwereke unadusobanurira neza ngo uru n'uruhu ruboneka gutya, rwitwa gutya. Ndumva ari byo biri buze kudufasha. Ariko dusoza ni iki wasaba cyangwa se ubutumwa bwawe rusange waha abanyarwanda ndetse na minisiteri ibifite mu nshingano, yaba minisiteri y'inganda n'ubucuruzi mu kumenyekanisha ibikorwa byanyu, cyangwa n'iki kintu wasaba yaba RDB? N'ubuhe butumwa cyangwa n'iki wasaba ari abanyarwanda, ari minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ndetse na RDB izibareberera? Ari minisiteri y'ubucuruzi n'inganda, ari RDB, mbere na mbere ndabashimira. Ikintu mbashimira rwose, Made in Rwanda bayitayeho, baradushishikariza, bakadushakira amasoko hirya no hino aho bishobotse, bakadushishikariza gukora tutiganda kandi tugakora ibintu byacu neza. Ku ruhande rwanjye ndumva nta kintu nabanenga kuko baradufasha mu bishoboka. Hanyuma abanyarwanda muri rusange nabashishikariza kwambara ibintu by'iwabo, kuko umuntu wambaye ikintu cyakorewe mu Rwanda, ari umwenda, ari inkweto nk'uko turi kubivuga, aba yambaye neza pe, kandi ibyo bizadufasha natwe kuzamuka. Nkita cyane rero ku rubyiruko reka ndugarukeho, kubera yuko inshuro nyinshi bitewe n'abo mbona nuko mbibona, cyane cyane ururangije kwiga ntago bashaka gukora imirimo ivunanye, kandi mbabwiza ukuri gukora umwuga nta kintu bitwaye. Aho kugira ngo uryame, nahoze mbivuga kare, genda. Nimba araho bari kubaka ubu muyedi winjize bya 2. Nimba mama wawe yagiye guhinga, mujyane muhinge, umufashe na ya mashuri wize, umufashe guhinga kijyambere kugira ngo na bwa buhinzi bugira aho bubageze. Ariko ikintu cyo kuryama bakireke, yinjiza amafaranga makeya, ariko yirinde kujya gusaba ababyeyi amavuta, ibintu nk'ibyo, kandi hari akazi yagakoze kakamuha bya bindi. Abantu baba mama rero nabo bakunda kwitinya igitsina gore, kabangwa aka kazi ntitwagakora, ikigenda mu bukanishi, ukanike, gukora inkweto, uze tukwigishe, n'ibindi byose wumva ko ari akazi k'abagore, k'abagabo, we gatangira ugakore, byange ariko wagerageje.
ndumva ariyo nama natanga, kwitinyuka tugakora cyane cyane imyuga tukayitaho, kubera yuko ntago waburara rwose. ngo ufite umwuga ntiwaburara. Mwumvishe ko ashimiye Minisiteri y'Inganda n'Ubucuruzi, ashimira RDB, ariko hari n'icyo wayisaba. ni iki wasaba abo bongera iki kugira ngo ibintu yego bari gukora bashishikariza abanyarwanda gukunda iby'iwabo, kwambara iby'iwabo, ni iki kindi wabasaba? ni ukuvuga ngo wenda bakongera kugumya kudushishikariza n'ubundi no gushishikariza abanyarwanda cyane kwambara ibintu by'iwabo. Ubundi bajya badushakira amahugurwa runaka, nimba hari uruganda runaka wenda rukora inkweto gutyo cyangwa rukora imyenda rwisumbuyeho, bakaba badushakirayo amahugurwa, ukaba wagenda ukareba ukagaruka ukanoza bya bindi byawe birenze ko wabinozaga. Ndumva ari icyo nabasaba. Ati guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda, ubukerarugendo bukorerwe rushingiye ku bintu bikorerwa mu Rwanda, nyabona izo exposure zirakenewe. ubwo ayo mahugurwa yaba ari ayo mu gihugu indani cyangwa se no hanze y'igihugu, mukabashakira abantu babatyaza mu bwenge mu byo bakora, kuko ubwenge barabufite ariko ibyo bakora kugira ngo bakomeze banoze ibyo bakora bya buri munsi. Nk'uko wabidusezeranyije, ugiye kutwereka udukorera, unatubwira ngo mbese use nkaho tubwira ngo iyi produit ubudodo bwitwa gutya, unadusobanurira. Ubu ngubu twageze mu kazi. Agasandari k'abagore. Aka gasandari rero gakozwe mu budodo, urabona ko ndakaboha mpaka karangiye. Kuvuga ngo ubu budodo nkoresha buriya budodo abantu babuzi ku budodo inkweto bisanzwe, za zindi bajyaga bakoresha badoda inkweto. Ubu budodo rero ni ubudodo bukomera cyane, iyo bukoze agakweto kaba ari keza, kaba k'abagore kaba k'abagabo, kaba ari keza kandi gakomeye, kuko ubu ngubu ntago bupfuka, buba bwizewe. Tuba twizeye ko iyo tuguhaye inkweto ikoze muri ubu budodo, tuba twizeye ko duguhaye ikintu cyiza gikomeye kandi gifite agaciro kanini cyane. Urabona nawe amasaha mara nkaboha, urabona ko kaba kameze neza. Ariko ngarutse inyuma gatoya, tugaruka ku bintu bijyanye n'urubyiruko cyangwa se n'umuntu uwo ari we wese ufite ikintu avuga ngo cya capital, igishoro cyabaye igishoro ni gati cy'igishoro ni iki? Abantu kuki buri muntu utinya gukora abeshyera igishoro? Igishoro rero burya abantu benshi batekereza ko igishoro ari amafaranga aya kashi ufata mu ntoki, ariko burya igishoro cya mbere kibaho ni mu mutwe, kuko n'uwaguha ayo mafaranga udafite mu mutwe, ntabwo igishoro, ndumva ayo mafaranga yapfa ubusa. Bwa mbere banza mu mutwe utekereze ngo ngiye gukora iki, kibanze kijye mu mutwe wawe, kuko ntabwo uzabona amafaranga avuye mu ijuru ngo amanuke aze akwikubite mu ntoki ngo ubonye igishoro. Numara gutekereza cya gishoro cyo mu mutwe wamaze kugishyikira, uzatekereza naho ukura amafaranga yo kugira ute, yo gukora cya kintu. Niho navugaga rero ngo nuba uryamye uzareba hirya usange hari ahantu bari kubaka, ujye kuba umuyedi winjize bya bibiri wisevinge kugira ngo ugere hehe kuri cya kintu uteganya gukora. Igishoro cya mbere banza ugishyire mu mutwe, nurangiza ushaka akazi gaciriritse akuri bubona, wakuraho 500 wakuraho angahe, ariko ureke kwirirwa wicaye mu rugo, uyasevinge gake gakeya, bya bindi ushaka kugeraho uzabigera. Ariko nuryama ngo ngewe ngo nta gishoro mfite ngo ntaki, uzarinda usaza igishoro utakibonye kandi wari ugifite mu bwonko warakiryamishije. Ufite amaboko, ufite ubwonko, tekereza ikintu cyose
nta kazi gasuzuguritse kabaho. Icyo nicyo nakongera kukubwira, nta kabaho, akazi kose gakore kazakugeza kuri cya kindi ushaka kugeraho. Nimba numvishe neza ushatse kuvuga ngo igishoro bakimara muri social media baryamye. Ikintu cyitwa ikoranabuhanga cyo hari ikintu cyangiza ku rubyiruko cyangwa ku bantu bahita bavanamo kwitinya n'imyumvire yabo. Ese hari social media hari ikintu ivuga ngo ihita ivuga ngo njyewe ngo ukuntu ngaragara n'ako kazi gaciriritse agakenera akumva ko akazi keza ari akazi ko muri banki mu ma ofisi. Icyo ikoranabuhanga muri iki gihe cyo uri ukibona gute? Ikoranabuhanga rero muri iki gihe rirangiza cyane, rirangiza, ariko wenda hari sinavuga ko nta n'ibyiza rirabigira, ariko cyane cyane ku rubyiruko bita ku guhora kuri WhatsApp, barandikirana, baragira gute aho ngaho ku ma Instagram n'ahandi, kandi aho hose arahajya kubera ko afite amamega, sibyo? Ayo mamega ashobora gukoresha nk'amamega y'amafaranga 1000 ku munsi, n'urugero amamega y'amafaranga 1000 ku munsi yakagiyeho byibuze agashiraho 100 aho kugira ngo akwataka kwaka 1000 cyo kujya kuri WhatsApp cyangwa izo za Instagram ajya kureba abandi ibyo bagezeho, we ntacyo ashaka kugeraho. Yagafashe wenda amafaranga 100 kugira ngo ataza gutakaza ubutumwa n'inshuti ze, andi 900 akayasevinga akazamugeza hahandi. Icyo wari uri kumbwira rero ngo nibamubona ngiki, none se ubundi umunsi wose azirirwa abantu bamureba? Nabyuke mu gitondo agenda akore, nimugoroba nava mu kazi arakaraba se neza. Akazi ntago kabuza umuntu gusa neza, ahubwo kakamwongerera gusa neza. Urumva nimba yagabanyije kugusaba, noneho akaba akenera kwigurira umwenda ashaka, urumva nkeka aribwo azasa neza kurenza yuko yaryama akavuga ngo mpa amafaranga njye kugura umwenda, ejo ukamuha 2 kandi yari kuba afite 5 akagenda akagura ipantaro ashaka. Njye nuko mbyumva. Urakoze cyane, reka akomeza dukorere duhereze paka produit final. Turaza natwe turayitegereza, uretse ko atari nahakorera gusa, turaza no kujya ahandi akorera.